Hello guys, uyu ni Giraneza Yves the Professionals. Naguteguriye topic ivuga ngo umuntu uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere birashingira kuri ibi bintu bitandukanye ngiye kukubwira. Ese ujya utekereza umuntu waba uriwe mu myaka 5 iri imbere ukumva uzaba umeze gute? Ntujye kure y'ibi bintu rero, nuza kubirebaho uraza kwita ushushanya neza wowe uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere. Uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere rero, ikintu cya mbere byitaye ku ndyo urya uyu munsi. Ese uyu munsi uri kurya iki? Nimba uri kurya ibiryo bitari health, imyaka 5 iri imbere ushobora kuzaba uri umurwayi, ushobora kuzaba ufite umubyibuho ukabije, ushobora kuzaba ufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima bitewe n'ibiryo uri kurya uyu munsi. Mu myaka 5 iri imbere kandi ikintu cya kabiri byitayeho ni ubumenyi urimo urunguka uyu munsi. Ni ibihe bitabo uri gusoma? Ni abahe bantu uri gukurikirana ku nyigisho runaka? Ni ibihe biganiro watendinga? Ni ubuhe bumenyi urimo urunguka uyu munsi? Ibyo bintu rero nabyo biri mu bigira uruhare runini cyane mu kuzarema wowe wo mu myaka 5 iri imbere. Ubumenyi uri kubona uyu munsi, ibitabo uri gusoma uyu munsi. Ikindi kintu byitayeho, the habit you create. Imico, imyitwarire, ibintu uri gukora uyu munsi nka habit, nk'imico yawe cyangwa se nk'ibintu bihoraho, nk'ibintu uhozaho. Ese ushobora gukiriyamo nko gusenga nk'imyitwarire myiza yagufasha kuzaba uri umuntu mwiza myaka 5 iri imbere. Ushobora kwita se ku kintu cyo gukora siporo ukabigira habit, nka bimwe mu byagufasha kuzaba uri umuntu mwiza, uri umuntu ufite physically fit, uri physically fit mu myaka 5 iri imbere. Clear habit nziza zitandukanye zagufasha kuzaba uri uwo wifuza kuzaba uri mu myaka 5 iri imbere. Ikindi kintu byitayeho, n'abantu muganira, abantu bagusurroundings, abantu uhereza umwanya wawe. The people you hang around ni bimwe mu bizagira uruhare rw'uzaba uri mu myaka 5 iri imbere. Nimba uri kumwe n'abajura 5, myaka 5 iri imbere uzaba uri umujura ruharwa. Nimba ari kuri kumwe n'abantu bazima bafite mindset nzima, bafite icyerekezo kizima 5, myaka 5 iri imbere nawe uzaba uri umuntu ukomeye cyane. So rero make sure you hang around with the right people. Then ikindi kintu byitayeho, the goals you are setting. Intego urimo urasetinga. Ese ubundi ufite intego ki mu buzima? Intego usetinga, intego ushyiraho z'ubuzima bwawe, nabyo biri mu bigira uruhare rw'uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 10 iri imbere. Hanyuma the risk you are taking. Ese ni izihe risk ufata mu buzima bwawe? Hari abantu bafata risk ntoya, hari n'abantu badafata risk. Hari abantu batinya gufata risk z'icyo bifuza kuzaba cyo, ngo baharanire icyo bifuza kuzaba cyo. So bitewe na risk urimo urafata nanone uyu munsi, biri mu byagira uruhare rw'uzaba uriwe mu myaka 5 iri imbere, mu myaka 10 iri imbere. Hanyuma ikindi kintu byitayeho, the kindness, uburyo witwara. Nimba uri umuntu w'inyangamugayo, bizaguha kurama, uzaba uriho neza no mu myaka 5 iri imbere. Ariko nimba uri ikirara, nimba ufite imico mibi runaka, myaka 5 iri imbere ushobora kuzaba uri muri gereza. Ushobora kuzaba ibyo uri gukora byarakwicishije. Rero ikintu nakubwira, make sure you develop your kindness. Uburyo ubanamo n'abantu, ukabana n'abantu neza, ibyo ukora byawe ukabikorana ubunyangamugayo, biri mu bizaguhereza ko mu myaka 5 iri imbere uzaba hari ibintu bikomeye cyane wabashije kugeraho. Hanyuma ikindi kiravuga ngo the challenge you are embracing today. Challenge, imbogamizi unyuramo, ibikomeye ubasha kunyuramo ukabyakira mu buzima bwawe, ugahangana nabyo, ntubihunge. Ibyo biri mu bizatuma hari urwego uzaba ugezeho rwiza rushimishije mu myaka 5 iri imbere. Ariko nimba ubona imbogamizi runaka mu byo ukora, nimba ubona ibisitaza bije cyangwa se ibikomeye biza, nawe ukagira ubwoba ugahunga, biragoye cyane ko mu myaka 5 iri imbere wazaba uri umuntu ukomeye cyane, uri ahantu wifuza kuzaba uriho. So ikindi cya nyuma nsoza, gratitude, gushimira. Ese ujya ugira umuco wo gushimira buri gihe mu buzima bwawe? Ese mu gitondo ujya ushimira Imana ko iguhaye amahirwe y'ubuzima? Ese nimugoroba ujya ushimira? Ese ujya wicara ngo urebe ibyo wagezeho ubishimira Imana? Ese abantu bakugiriye neza mu buzima bwawe ujya wibuka kubashimira? So gratitude nayo, umuco wo gushimira, ni kimwe mu bintu bizagufasha kuzaba uri umuntu udasanzwe mu myaka 5 iri imbere. So ndasoje rero, ibyo bintu nubyitaho, ndabizi neza mu myaka 5 iri imbere uzaba uri umuntu wageze ku bintu bidasanzwe, uzaba uri umuntu wateye imbere, yaba mu buryo bw'ubushobozi, yaba no mu buryo bw'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe buzaba ari buzima, buzaba bwarateye imbere, yaba no mu buryo buri spirituel.
bitewe n'ibi bintu bitandukanye nakubwiye. So thank you so much. Mwari muri kumwe na Igiraneza Yves, coach CEO The Professionals. Nimba mwakunze ikiganiro cyanjye, ushobora kugikorera share ukagisangiza abashuti bawe batandukanye, ushobora gukora subscribe kugira tujye tubana mu bindi biganiro bitandukanye, kandi ndabakunda cyane, tujye tubana buri munsi. Ciao ciao, thank you.